data mu izina rya Yesu nanone turagushimye turabimbaje Imana tugushimye kubw'uyu mwanya wo kubwawe abagaragu bawe bazawe ko n'abakuru n'abiki imbere y'amaso yawe izina ryawe mwami rihabicwa tugeze mu kanya keza umukozi wawe mwami ahagaze mu bwoko bwawe ajya kwigisha ijambo ryawe ndakwinginga Imana kugira ngo umwambike ubwiza bwawe umwambike imbaraga zawe umusuka wera umusiga amavuta mwami Imana yacu ijambo agiye kwigisha mwami tukahuri maze urimo unyuzemo kugira ngo byubake imitima y'abantu bose bari imbere y'amaso yawe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe abantu bazi ijambo ry'Imana ndayicecekesha nonaha mu izina rya Yesu Kristo mwami Yesu bagiriye neza bose umugisha umusuka amavuta yawe kandi cyo kigaragare urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo musaba wacu Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ko numva nishimye si umuri kida. Amen. Amen. Ndumva nishimye umutima mugireye gutyo. Niba udafite amaboko y'igice wayazamuye neza. Hallelujah. Hallelujah. Ndahera hehe. Amen. Ni ibyishimo byonyine guhera kwa kane. Twe twishimye cyane ariko niyo muri kubura ahantu hera. Twiza amagambo meza. Dore ko ngiyewe namenye kuririmba cyane. Korali Zara nabonye rwose nta na kimwe cya kabiri cyabo ndimo. Amen. Korali nziza zirifite amavuta rwose umwuka wera w'Imana bibariho. Abapasiteri bazi kuvuga ijambo neza wagira ngo bafite bwa bwenge bw'Imana yari yarahaye Salomo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hanyuma muri kiriya giterane rata ntabwo ndajya inyuma yacyo wenda kugira ngo dusangize n'abantu batagiyeyo. Muri kiriya giterane twigiye amagambo meza ariko insanganyamatsiko yaravugaga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Amen. Kwizera kutagira imirimo kuba kugize iki? Insanganyamatsiko turayisanga muri Yakobo. Nta kibazo turibuze kubwira, niyo mpamvu mbonye njyanira Bible umusore wanjye kugira ngo aze kudufasha dusomere. Turibuze kureba mu gitabo cya Yakobo ibice 2 umurongo wa 24 wa 14. Twumva iyo nsanganyamatsiko kuntu yavugaga yose mbere yuko dutangira. Yakobo ibice 2 umurongo wa 14. Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Amavi yose apfukamye manushyizwe hejuru. Wahageze? Yego ngadusomere tugende. Murongo wa 14. Heading iratubwiye ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba kugize iki? Kuba gupfuye. Kwizera kutagize imirimo uburyo ki kuba gupfuye? Bivuze ngo byatumarira iki kuba dufite kwizera kwishi kuzuye nk'iyi sare ariko imirimo bajya mu gitabo cy'imirimo bagasanga harimo 0 kuba gupfuye. Amen. Dusemere twumve. Mbese bene data byavura iki nimba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza iki? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nangiye kuvuga ku mirimo mutangiye guceceka. Amen. Hallelujah. Tube mu ruhande rumwe mwakabyaramo. Uburyo ki kwizera kutagira imirimo kuba wicare nta kibazo. Uburyo ki kwizera kutagira imirimo kuba kugize iki? Kuba gupfuye. Mbere muri semina yo kwa pastor James twagiyemo twize ijambo na pastor Emira aratubwira ngo urukundo si amagambo gusa. Urukundo ni ibikorwa. None ejo twize amagambo ahuye
mu buryo bumwe arahuye, aratubwira ngo kwizera kutagira imirimo burya kuba kugize iki, kuba gupfuye. Kuza nkabwira Derike ko mukunda cyangwa nkabwira Nziza ko mukunda, ibyo gusa ku magambo ntabwo bihagije, bigaragarisha ibikorwa. Ibyo bikorwa rero niyo mirimo hano bavuga. Kuba ufite kwizera uguhagije mu mutima kuzuye, ariko bajya kureba mu gitabo cy'imirimo bagasanga nta mirimo, ibyo ntacyo bimaze. Iyo yari insanganyamatsiko, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana ivuga ngo, heading iravuga ngo imirimo irinda isezerano. Imirimo irinda isezerano. Iyo umaze kugira kwizera hanyuma warangiza ukagira iyo mirimo ijya ibasha kurinda isezerano. Irinda isezerano gute? Iyo mirimo ijya ibasha kurinda isezerano yagiranye nawe, ndetse niyo yaguhaye ku buvivi n'ubwuzukuru n'abaki bose. Bavuga ngo ni generation. Muri generasiyo zawe abazakuvukaho bose, abazagukomokaho bose, Imana ikarinda isezerano kubera ko hari imirimo yakozwe, kandi ikarindira kubera yuko ariyo yabivuze. Ndetse warangiza ugashyiraho kwizera, maze ugashyiraho na ya mirimo, hanyuma ikarinda isezerano ryawe. Haleluya, haleluya. Turaza kwifashisha amagambo turibuze gusanga mu bitabo nka bitatu. Yego, mu bitabo nka bitatu. Turajya mu gitabo cy'Ingoma za mbere ibice 17. Ingoma za mbere ibice 17 umurongo wa 11. Wahasitse? Ingoma za mbere ibice 17 umurongo wa 11. Imana isezeranya Dawidi n'urubyaro rwe umugisha. Kandi iminsi yawe yo gusanga basogokuruza nigera, cyangwa se iminsi yo gutanga, cyangwa se iminsi yo kwitaba Imana, cyangwa se yo gupfa ukava muri ubu buzima nigera, nzahera ko mpagarika urubyaro rwawe rukuzungure. Ntabwo yemeye yuko azazungurwa n'abandi, kubera ko icyo gihe Dawidi yari umwami. Ahubwo yaravuze ati nzahera ko mfata urubyaro rwawe ari rwo rukuzungura, rwo mu nda yawe. Yego, umwe mu bahungu bawe nzakomeza ubwami bwiwe. Yego, uwo niwe uzanyubakira inzu, kandi nzakomeza ingoma y'iteka ryose. Nzamubera se nawe azambera umwana. Ayo ni amasezerano Imana yagiye igirana na Dawidi iyamubwira. Sinzamukuraho imbabazi zanjye nk'uko nazikuye ku wakubanjirije. Yego, ahubwo nzamubesha mu nzu yanjye. Kandi ingoma izakomezwa iteka ryose. Haleluya, haleluya. Tugiye no mu gitabo cya katifatanye cya Samweli wa kabiri ibice 7. Urahera ku murongo wa 5 nta kibazo, usome wihuta. Genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi ati, uku niko Uwiteka avuga, mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo? Uhereye igihe nakuriye Abisirayeli mu Egiputa, ntabwo nigeze kuba mu nzu icyo gihe. Ayo magambo yararimo yabwira Natani. Ni Natani? Yego, yararimo yabwira Natani, aramubwira ati genda ubwira Dawidi umubaze aya magambo, umubaze ati ese aho ngaho uzanyubakira inzu yo kubamo? Kubera yuko uhereye igihe nakuriye Abisirayeli mu Egiputa ntabwo nigeze mba mu nzu, ahubwo yabaga mu mahema. Niko bavuga. Yego, aho ngaho Imana yararimo ibaza Dawidi, ese aho uzanyubakira inzu yo kubamo? Uhereye igihe nakuriye Abisirayeli mu Egiputa ntabwo nigeze mba mu nzu.
bivuze yuko yari ashaka ahantu atura. Yego. Jya kuri 11. Ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye. Ayo n'andi masezerano arimo arahereza Dawidi. Yego. Amen. Haleluya. 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 Aya magambo aje atubwira, yicare nta kibazo, aje atubwira ko ku mwami Dawidi Imana yaramusezeranyije aramubwira ati nyamara nuva nutanga cyangwa se nupfa kava muri ubu buzima ntago nzemera yuko ubwami bwawe bujya mu yandi maboko, ahubwo nzafata umwe mu bwoko mu bana bawe muhereze ubushobozi ndetse n'ububasha bwo kwitwa umwami, ndetse nzakomeza ubwami bwiwe ntabwo buzagwa nk'abamubanjirije. Amen. Ni amasezerano Imana yagihereza Dawidi, ariko kimwe cyo cyaje kubaho Dawidi yatashye cyangwa se yapfuye, ayo masezerano amwe atarasohora. Haleluya. Kandi igihe kiragera nk'uko Imana yamusezeranyije yuko umwe mu bwoko bwiwe cyangwa se umwe mu bana biwe azafata igihugu cyangwa se azaba umwami, kirashyika Salomo aza kwimikwa. Amen. Salomo yimitswe ari umusore mutoya cyane. Reba wenda nk'ukuntu arya ninde hano ufite imyaka 20 w'umusore, urumva nta n'urimo. Okay, reka dufate nk'uyu musore uri imbere, haguruka turebe. Urabona uyu musore ku ntangano, uyu musore ahawe amahirwe yo kuyobora igihugu cyangwa se ahawe amahirwe yo kuyobora ubwami afite imyaka 20. Hanyuma ikintu Salomo yahise akora nawe, Imana yaramugendereye mu buryo bukomeye. Ku mwaka we wa 4 ku bwami cyangwa se ari ku buyobozi ayoboye, atangira kubakira inzu y'Uwiteka. Amen. Hanyuma amaze kubaka icyariro, amaze kubaka arimo yubaka inzu y'Uwiteka, Imana iramwegera. Hano ari bwo turuza gusoma icyanditswe kiri mu bami ba mbere, abami ba mbere igice cya 6. Imana iramwegera amubwira ati nurangiza kubaka iyi nzu ukagendera mu mateka no mategeko nzaguhereza, nzarinda isezerano nagiranye nande na so. Haleluya. Imana yambwira ati nyamara iri sezerano nararibonye yuko Dawidi agomba kuzubaka inzu, ariko Dawidi yagiye bidakunze. Hanyuma umwe mu bwoko bwiwe cyangwa se umwe mu bamusimbuye ari mu musore we, ikintu cyari buze gukora ari buze gusimbukuriraho se yakoze. Amen. Hanyuma naza gutsimbukuriraho se yakoze cyangwa se aho yagejeje, ikintu kimwe nzakora, nzarinda isezerano nagiranye nande na se Dawidi. Navuze ngo imirimo igirinda isezerano, imirimo igirinda kwizera kutagira imirimo kuba kugize iki? Amen. Hanyuma hano ikintu cyaje kuba, uri buza kugira mu bami ba mbere dusome tubirangize. Abami ba mbere igice cya 1:6. Jana no ku bice 6 umurongo wa 11. Bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Salomo riti, mbonye iyi nzu wubaka, nuko nugendera mu mateka yanjye ugasohoza ibyo nategetse, ukitondera amategeko yanjye yose, akaba ari ugenderamo,
amen. Haleluya, haleluya. Ngo hanyuma bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Salomo riramubwira riti mbonye iyi nzu wubaka, mbonye iyi mirimo urimo urakora kano kanya. Wibuke yuko icyo gihe Salomo yari arimo arubaka inzu y'Uwiteka. Mbonye iyi nzu wubaka, hanyuma nuko nugendera mu mateka yanjye ugasohoza ibyo nategetse ukitondera amategeko yanjye yose akaba ari ugenderamo, nzakomeza ijambo ryanjye navuganye na so Dawidi. Haleluya. Hano harwa twumvisha yuko Dawidi ari wubatse inzu da. Dawidi yaragiye, ariko nyuma yaho uwamusimbuye ari we Salomo akajya afite imyaka 20, arangije atangira kubaka inzu ku mwaka we wa 4. Akimara kugera ku ngoma ku mwaka ubwo yari afite imyaka 24. Akimara kugera ku ngoma afite imyaka 24 yatangiye kubaka inzu y'Uwiteka. Ndetse bavuga yuko ngo niyo nzu y'inyumba yubakishije zahabu cyangwa se yubakishije ibintu by'agaciro mu bundi buzima. Ntabwo yagiye ngo afate ibiti byariwe n'umuswa cyangwa se ibiti bifite ukuntu bidafite uburyo kibizaramba, ahubwo yaragiye areba ikintu kizamara igihe kinini. Haleluya. Atangira kubakira inzu y'Uwiteka. Hanyuma Imana iramwegera iramubwira ati mbonye iyi nzu urimo urubaka iranejeje, inkoze ku mutima, mbonye imirimo urimo urakora inyibutsa amasezerano nagiranye na so Dawidi. Ariko hari kondisiyo: nugendera mu mateka yanjye ukagendera mu mategeko nk'uko nabisezeranye, ndetse ukanyubakira inzu. Wibuke yuko icyo gihe Imana yarivugiye ngo kuva bava muri Isiraheli, kuva bava muri Egiputa ikabajyana mu gihugu cyo basezeranyijwe, ntabwo Imana irajya mu nzu, cyangwa se ntabwo yigeze ijya mu nzu, ahubwo yakigenderaga mu mahema. Hanyuma isezerano yari yarasezeranyije Dawidi imubwira ati ese ko kuzanyubakira inzu. Yari umuhanuzi Natani yamutumye aramubwira ati genda ubaze ese uzubaka inzu yanjye. Amen. Haleluya. Hanyuma imusezeranya amasezerano akomeye aramubwira ati ubwami bwawe nzaburinda, ndetse ntabwo nzemera yuko buhanguka ukundi, kubera yuko wemeye kugendera mu mateka yanjye, ndetse kubera yuko wemeye kubakira Imana inzu ukayivana hanze cyangwa se ukayivana mu mahema. Haleluya. Ejo bundi nari nimo ndeba video, hari umupasiteri witwa Desire uri muri Isiraheli. Ari muri Isiraheli arimo aragenda areba ziranyubako zose, mbese buri gikorwa cyose kiri muri Bibiliya arimo aragerageza kugisura. Yagerageje gusura zira nkike ziyereko, atwereka uburyo cyaremeze. Yageze no ku rusengero rwose Salomo yubatse. Na n'ubu ngubu iyo ururebye nubwo rwangiritse rugasenyuka aho gakeye, ariko ubona yuko urwo rusengero rwari rukomeye. Haleluya. Nimba urusengero rumaze imyaka 1000, uribaza rwubatswe gute kandi ari imbaraga z'umuntu. Amen. Byari gushoboka yuko ageraho akavuga ati nyamara ngiye kubaka ibipangu, nubake nshake imitungo myinshi, nibagirwa isezerano data yagiranye n'Imana. Ariko yaravuze ati cyambere ngomba kubanza gukora, ndetse yashirira kare, nago ndategereza igihe kinini n'ukubaka inzu y'Uwiteka nkuko data yari yarabisezeranye. Haleluya. Ngo hanyuma akimara kubaka inzu, ijambo ry'Uwiteka ryamuje aramubwira ati nsaba icyo ushaka. Amen. Hanyuma baramubwira ati nsaba icyo ushaka, nawe arareba abona yuko yavuga ati Mana umereze kurama ku butunzi, cyangwa se umereze ubutunzi bwishi. Ariko aravuga ati ikintu cyo nshaka Mwami umereze ubwenge. Haleluya. Umereze ubwenge buzatuma nshira abandi manza zitabera, umereze ubwenge buzatuma mfata ibidakwiriye gukorwa nabihinduramo ibizima, kugira ngo abantu bawe bagendere mu murongo utunganye. Haleluya. Hanyuma Imana yambwira tusabye neza, usaba ubwenge, ndetse usaba ubwenge bwo kudakoresha mu ishuri, usaba ubwenge bwo kudakoresha mu buzima busanzwe, ahubwo usabye ubwenge bwo gukoresha mu by'ibintu byo kugira ngo utandukanye amacakubiri ndetse no kutumvikana kuri mu gihugu cyawe, guca imanza zitabera. Ndetse kubera icyo kintu kusabye neza n'ibindi byose ndabiguhaye. Haleluya. Hari ukuntu ujya ukorera Imana ikishima ikareba igikorwa cyikoreye, yangiza bikayinezeza, wayisaba ikintu ikavuga ati cyo ngicyo nanubwo gihagije, ahubwo reka nze nguhereze n'ibindi. Amen. Ariko hari igitambo tuba twatanze, hari imirimo tuba twakoze kugira ngo icyo kintu tugishikeho. Kwizera kutagira imirimo kwa kugize iki? Imirimo igiye ibasha gusohoza isezerano. Haleluya. Ngo hanyuma muri icyo gihe byaje kuba ko Salomo agenda, bamuzanira urubanza rw'abagore babiri. Umwe avuga ati uyu mwana wapfuye n'uwiwe, uyu n'uwanjye muzima. Arangije arabireba ati se Mana yanjye ko ndi umwana, ko nkiri umwana, imanza z'abagore noneho ndazikemura gute? Arangije kubera ko Imana yari yaramuhaye ubwenge butandukanye n'ubw'abandi,
arangije atuma icyuma, atuma umushyo, amubwira ati mugende munzanire inkota. Amen. Haleluya. Umva ukuntu Imana itangaje. Abantu bafite ibibazo by'abana ariko barimo aratuma imishyo. Se yaragiye gukata iki, arimo aratuma icyuma, arimo aratuma inkota. Abantu banje baramureba, basaza bari bashesha akanguye cyangwa se bari bakuze cyane, bavuga ati aka kana ariko se bite byago, karabura gukemura ikibazo ngo kabejyane muri kindi byanga bajyane muri ribu, ahubwo barimo barafata, arimo arazana imishyo irakemura iki. Hanyuma Salomo ngo afata icyuma yarakaye cyane, aravuga ati rero uyu mwana wa muzima tugiye kumugabanyamo kabiri. Nitumugabanyamo kabiri, umwe afata igice kimwe n'undi atwara ikindi, kugira ngo buri umwe aboneshe ya yiwe. Wa wundi utari umwana nyirawe ahita avuga ati yego mubikore rwose, akoma amashyi. Nyiri umwana aravuga ati aho kugira ngo apfe cyangwa se mukate bamutugabanye, mumuhereze nibura, nazajya njya nibura nkamureba nibura no kuntu ameze, nubwo namukwita ijisho byonyine birahagije. Salomo kubera ko Imana yari mu ubwenge butangaje, ahita amenya yuko izo mpuwe umubyeyi yagize ari za nyiri umubyeyi, kubera ko umubyeyi aba afite urukundo rwo ku mwana we ruhagije. Ntabwo yari kwemera yuko umubyeyi ntabwo yari kwemera yuko umwana we bamugabanyamo kabiri ngo bamuhereze igice kimwe n'undi afate igice kimwe. Ariko utari uw'umwana ahita avuga ati yego mumugabanye, kubera ko yaravugaga ati uwanjye yapfuye n'uyu nguyu nubwo twamuhomba nta kibazo. Haleluya, haleluya. Bwa bwenge Imana yamuhaye yarabukoresheje guca imanza hari aho yabogamiye, naho yabogamiye. Imana igisezeranya isezera, igirinda isezerano yagiranye na basogokuruza, hanyuma ikaririnda kubera yuko hari imirimo twakoze. Ejo twari turimo twiga ijambo rero batubwira ngo ku murongo hari ukuntu ujya ugendera ku murongo, wajya kugera ku murongo hakaza ikintu kikakudeviye ukava mu murongo ukajya gutangira. Haleluya. Nimba ari uwa 900 ukagenda ukagera ku mwanya wa 50, habura abantu 49 ngo ushyikweho, hakagira ikintu kigukura mu murongo ukijya gutangira ukongera ukaba uwa 900. Amen. Haleluya. Hanyuma rero ubutunzi bwiza ni ubutunzi bukorera Imana. Ubutunzi bwiza ntago ari ubutunzi nari nimo numva hari umuntu bita Dorimbogo muramuzi. Dorimbogo ejo yitavye Imana, ariko ni umukobwa wari wamamaye mu gihe navuga ngo ni gitoya. Yagize amahirwe aririmba indirimbo ngo ayita Dorimbogo, ajya i Kigali noneho ahita amenyekana, ibitangazamakuru byose bikazajya bimucishaho, amenyekana mu gihe gito. Hanyuma rero hari igihe ufata ibintu Imana ikaguhindurira ubuzima, ariko si wibuke aho yaba yaragukuye, cyangwa se si wibuke yuko n'imirimo yayo ibaho. Nimo numva ijambo rye rya nyuma yararimo asivuga ati nibura Imana nimfasha, nimo ndaribwa, Imana nimfasha nzasezera ku bafana banjye, ariko ntabwo byaba yuko abasezeraho yatashye. Amen. Hanyuma rero ibyo ngibyo bizajya biguhereza uriya mukobwa ndacyari umukobwa mutoya, kubera iki wewe ukiriho nawe babyuka mu gitondo wagiye. Ese imirimo yawe ni ye? Turirata, ushobora kwiratana isambu nini, ukiratana ubutunzi bwishi, ukiratana ibyo ufite, ariko ibyo bimaze iki imbere y'Uwiteka? Ese iyi Imana igiye mu gitabo cy'imirimo hari imirimo ibonamo? Haleluya. Kandi reka nze nkubwire yuko Imana ntabwo ireba quantité y'icyo watanze, ahubwo ireba karite y'umutima wazananye. Amen. Ntabwo ireba yuko wagiye ukikokora ukazana ugasigara uri murasabiriza, ahubwo ireba uburyo ki hari n'uwazana ibyo byinshi ariko bitewe n'umutima yabizananye. Ariko nta kibazo, uzabizana bitewe n'umutima wose, ubwawe bw'Imana bwubakwe, nibura Imana izakugarukaho. Amen. Haleluya. Tuzasenga Imana ikugarukeho, ariko ubwawe bw'Umwana bwubatswe. Amen. Haleluya. Se sindi gusoza da. Amen. Haleluya. Kubera ko navuze ku mirimo mwashishetse. Kwizera kutagira imirimo kuba kugize iki? Kuba gupfuye. Umupasiteri umwe yigeze atwigisha ejo bundi kuwa 3 niba atari kuwa 4, atubwira ijambo ryiza, aratubwira ngo imigisha y'Imana itanga. Imigisha y'Imana itanga iri invisible ikongera ikaba visible, iragaragara ikongera si garagara. Ijambo ry'Imana atubwira ngo niyo Imana icecetse ibirimo irakora. Amen. Haleluya. Iyo Imana icecetse ibirimo irakora, nk'ubu ngubu umwana wawe ari ahantu runaka ariho, nyamara hari uwo bangana uri CHK barimo barongerera umwuka. Iyo nayo ni imirimo y'Imana.
umwana wawe kuba yaragiye mu gisirikare birakunda, abandi bagenda mu gisirikare bagerayo bajya ku rugamba rimwe, isasu rikarabafata agacaho, ntago ari uko wawe azi kurwana neza, ntago ari uko azi kwirinda, ubwo ni ububasha bw'Imana. Amen. Kuba ugendera muri kaburimbo ukava hano ukashyika Kagitumba ukagerayo nta mpanuka ukoze, ntago ari kubw'imbaraga zawe, iyo ni ubushake bw'Imana. Ese wowe witura iki Imana? Salomo we yituye Imana kwiyubakira inzu, ndetse n'Imana yakomeje kurinda isezerano ry'iwe nubwo Salomo bitaje kurangira neza, ashatse abagore benshi, ashaka abagore 1,000. Amaze gushaka abagore 1,000, buri mugore wese akazana ikigirwamana cy'iwabo, bituma ubwami bwiwe navuga ngo babuhungabanya kubera ibyo bigirwamana byagendaga bituruka ahantu bitandukanye. Ariko Imana yakomeje kurinda isezerano ryayo, iravuga ngo ntago nzarimbura ubwami bwawe ukiriho, ahubwo nibura nzategereza umwami wawe, umwana wawe namara kwimikwa, nibwo ubwami bwawe nzabukura. Yakomeje kurinda isezerano ryayo. Imana ijambo ryayo ntago ijya yivuguruza. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero hano hari amagambo dushaka ko twumvikanaho. Imirimo y'Imana ishima kandi yishimira ntabwo ari imirimo ukora wahaze, ntago ari uko kubona ibyo kurya byagusagutse kubera yuko n'ubundi wumva umaze guhaga ngo uzi ndebe tuyishime, n'ubundi nengeye kubwira ngo ati kubera ko ibyo kurya n'ubundi biramutse bigumye ahangaha twabijyanira ingurube, reka mfe guhamagara tuyishime azabirye. Ntago iyo mirimo ari yo Imana yishimira. Haleluya. Imirimo Imana yishimira ni imirimo baba Nyarwanda bajya bavuga ngo ni ukwigomwa. Ukaba ufite igitenge kimwe cyangwa se bibiri, ukavuga ati mfite ibitenge 2, ariko kubera yuko mbona ko mama runaka afite igitenge kimwe, nta gitenge afite kandi ngiye mfite 2, byashoboka yuko namuhereza kimwe ndetse cyo nkunda, ntago umuhereza icyo wanga. Amen. Kugira ngo Imana ireba hehera. Ntabwo Imana Salomo ntabwo yagiye gufata ngo yubake kubera yuko ari inzu y'Uwiteka. Imana yari yaramubwiye ngo nta yindi nzu nigeze nturamo, ntabwo biza ati ubwo utaratura mu yindi nzu rero reka ngende mfe gufandafandika urusengero rutoya rufanda sinzi ushaka, nta yindi nzu yigeze ibaho. Ubwo rero nta muntu uzaza umfeka avuga ngo nubatse inzu itandukanye cyangwa se nubatse inzu mbi kubera yuko ningiye yubatse bwa mbere, ahubwo yaragiye yubaka inzu. Bajya bavuga yuko ngo ibisigazwa by'itafari byirye ibyari bifite metero 16. Mu Bwongereza hari ikigo gicunga ibintu by'imico, hari itafari rya metero 16 Salomo yakoresheje yubaka inzu y'Uwiteka. Ibaze metero 16 ringana gute? Amen. Haleluya. Ntabwo yagiye ngo fate ibintu Imana yarambwiye ati ngiye nabaga mu mahema, ntabwo yafashe amahema cyangwa se ngo fate amatafari ya rukarakara, ahubwo yagiye gushaka ibikorwa by'agaciro bya zahabu. Amen. Ashaka gorodi. Amen. Nanone twigeze kwiga ijambo ratubwira ngo gukorera Imana muri season and out of season. Gukorera Imana mu gihe cyanyacyo cyangwa se gikwire no mu gihe kidakwire. Ntabwo dukorera Imana kubera ko turi mu mudendezo, ntabwo dukorera Imana kubera yuko uyu munsi twariye, ntabwo dukorera Imana kubera ko uyu munsi twabonye imyenda yo kwambara. Ugomba gukorera Imana mu gihe gikwiriye, imvura yagwa, izuba ryava, igihe cyose ukaguma ukorera Imana. Haleluya. Iyo ugiye gutekereza rero gutanga ikintu wahaze cyangwa se ikintu wumva gisigaye, tukitwa ibisigazwa. Nushaka uzabyihorera, nushaka uzabihereza iyo ngurube, bisaba kwigomwa. Ndetse abakatolike nibo bajya baririmba indirimbo, ejo niba mbwira umuntu ndayikunda, aravuga ngo iyo wivanze mu by'Imana nayo ijya yivanga mu byawe. Amen. Nuhereza Imana icyicaro mu mutima wawe, nayo izaguhereza icyicaro mu bwami bwayo. Haleluya. Nuhereza Imana agaciro, nayo izaguhereza agaciro. Nuhereza Imana icyubahiro, nayo izakiguhesha. Amen. Umuntu umwe yigeze yajya gutereta, n'ubuhamya numvishe, yigeze yajya gutereta ari umusore, aratereta rwose, hanyuma ngo inama z'ubukwe zegereje, iwabo babwira umukobwa, aramubwira ati ugende umutubarize, ese ubundi uriya muntu afite iyihe mitungo, afite perime yihe, afite diguri zihe, afite iyihe mitungo, abundi mu buzima busanzwe n'umuntu iki uretse uwo tureba. Hanyuma arangije umukobwa aragenda aramubaza, aramubwira ati se ko tumaze igihe dukundana, inama z'ubukwe zikaba zegereje, rata
ufite iyihe mitungo? Undi arangije arambwira ati njye mfite Bibiliya yonyine. Amen, haleluya. Umwe arangije arambwira ati njye mfite Bibiliya yonyine. Ibaze umuntu upanga kubaka ubukwe cyangwa se gukora ubukwe ariko afite umutungo wa Bibiliya wonyine, nta mutungo w'amafaranga. Hanyuma umukobwa yanga kureactinga, ngo bageze mu nama y'uko arangije baramubaza ati wa mukobwa rero dusobanurire ikintu twe twagutumye, umugabo wasanze afite iyihe mitungo? Arangije arambwira ati twasanze afite Bibiliya yonyine. Hanyuma umusaza umwe avamo aravuga ati Bibiliya muzayirya, muzarya Matayo, muzarya Yohana, muzajya muri Luka mutogose murye, muzarya iki? Ese Luka niwe muzawugira inzu bite byanyu? Ariko kubera ko Imana igirira isezerano ryayo, ubu ngubu Imana yamuhaye inzu nziza, arubatse, arya neza. Ntabwo yariye Matayo kubera yuko ijambo ry'Imana ririmo byose, kubera yuko ijambo ry'Imana ririmo inzu, kubera ko ijambo ry'Imana ririmo ibyo kurya, kubera ko ijambo ry'Imana ririmo buri kimwe cyose cyarakeneye. Asigaye agenda no mu modoka. Amen. Asigaye afata visa akajya kuvuga ubutumwa mu bihugu byo hanze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gira ikintu cyubika ndetse wigomye. Ntago ari uko yarananiwe kugura ipantaro. Yatubwiye ngo yari yaraguze Bibiliya ariko afite ipantaro yahawe n'abakora defense ba kera. Yacitse hano ku kibuno. Yacitse ku kibuno. Arigomwa. Yigomwa 12 hajya kugura Bibiliya. Imana ireba kwigomwa kwawe ikaguheraho iguhereza imigisha. Haleluya. Mu migisha twize nuza kwishaka uza kwisanga mu Gutegeka kwa 2:28, Imana irondora imigisha izaguhereza. Kuvana ku mugisha mbere isa ku mugisha wanyu, ni imigisha irimo itandukanye. Haleluya. Hanyuma rero burya kwiga neza no gushyira mu bikorwa. Kwiga neza no gushyira. Twize amagambo ejo numva ndatsinzwe mu mutima. Ni gute Riderman cyangwa se Jay Polly cyangwa se harya abandi bahanzi ni bande da? Barabahanzi bose basikera music. Baramutse baje nko muri iyi Kagitumba. Sare nziza ni ihe. Bareba ahantu ibyuma bakoreshamo bya bitatse, decoration yabihari yabiteye ubwoba. Ariko bavuze ejo barabitubwiye ati ibaze turategura igiterane, umuntu akaza aseta ibirenge. Nyamara bavuze ngo Messi yaje mu Rwanda. Nubwo utaba ufite itike wayiguriza. Umwana w'umuntu agatuma uva mu byawe, ariko Imana wanze kuyereza icyicaro. Haleluya. Iyo bavuze ngo kubaka inzu y'Uwiteka, urusengero rumara imyaka 100, ariko nyamara bavuze ngo ni itegeko ku kagari, ni itegeko. Executive akaza mu rugo cyangwa se umukuru w'umudugudu akaza mu rugo akamubwira ati nyamara ukeneye 5, wabona 5 byo kujya gufasha cyangwa se byo kubakira cyangwa se byo gukora ikintu runaka. Ariko nyamara wibagiwe yuko inzu y'Uwiteka hazazamo umurwayi agakiriramo. Wibagiwe yuko hari uzaza ananiwe mu mutima cyangwa se akeneye gukizwa agakirizwamo. Iyo ni imigisha yose izaza ku rubyaro rwa utazi. Ibyo byose urabyirengagiza. Amen. Kubaka neza n'ubakira Imana. Hereza Imana ubuturo mu byo ukora byose, nayo izakwereka icyo yikorera. Haleluya. Haleluya. Amen. Hanyuma umuyobozi mwiza nutanga urugero, aka mwabaye body, niba navuze amagambo aryana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwabantu mwe ni imirimo ndi kwivugira. Ni imirimo ndi kwivugira mutanuka cyangwa mundebe nabi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma rero imirimo ntabwo ireba ngo nziza mu mwana. Nziza siyinguye. Kuba nziza Neri ajya afata igiceri kiwe akamubwira ati genda ujya kugura biswi. Uzi ko nziza ashobora kuvuga ati biswi nayiriye, atayiriye akayizana ku rusengero rw'Imana. Icyo giceri cy'ijana cyagenda kikazamutunga kikazatunga n'ubuvivi bwiwe. Imigisha y'Uwiteka ni imigisha y'ubu izadutunga ubu ngubu, kazadutunga no mu gihe kizaza. Kandi imigisha y'Uwiteka iri invisible cyangwa se iragaragara, hari n'itagaragara. Amen. Hari byita ikoreraho, hari n'ibyizakoreraho ku rubyaro rwawe. Amen. Ni muri ubwo buryo Pastor ngiye nagize igitekerezo. Kivuga gutya. Nasoje mureke kundambirwa. Nagize igitekerezo kivuga gutya.
rata bijya bishoboka yuko ubwami bwo mu isi bwubakwa ariko bukaza gusenyuka, kandi uwabwubatse si yibukwe. Ariko tubonye yuko ubwami bw'ijuru iyo ubwubatse nubwo utakwibuka ukiriho, n'uzaguturukaho wese yakwibukirwa kubwo umurimo wakoze. Amen. Ni muri ubwo buryo nagize igitekerezo ndavuga nti mfite nk'ubushobozi nanjye naba nka Salomo. Amen. Mfite nk'ubushobozi nanjye naba nka Salomo, ngahita mvuga ngo inzu y'Uwiteka reka tube tuyishingiye gitoya cyangwa se tuyivugururiremo, tugahera inyuma hariya, nibura tugahisamo ku miyenzi, tugasita n'ahari hirya, tukubaka urusengero runini koko kandi rukomeye. Ariko kubera ibihe tuba turimo ntabwo biba bikunze. Amen. 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 Ariko ni igitekerezo. Nasoje mureka kundambirwa. Ni igitekerezo. Nagize igitekerezo ndavuga ni se ko imbaraga zanjye nibura zitabumva n'amatafari 5 nivomera ku cyambu, nibura ngaragaza ikintu, nibura nakoreye Imana. Nibura ngo nzajye nzana ijerekani nk'ebyiri hano ku rutugu, ningera hano nkate mfate iforomo mbumbe, nibura mvuge natanze imbaraga zanjye. Nawe gasibiye nanone ko bitaba bitworoheye, ko kano kanya ndi kuvugira aha ngaha, wenda kano kanya nashobora kuba ndi kuvugira ahandi. Ayo matafari yo nzayabomba gute? Numva ngize ikiniga nyine mu mutima mbura icyo nkora, ariko nta kundi. Amen. Haleluya. Ndagira ngo nkwibutse yuko iyi miniva mukagitumba bishobora kugira amahirwe nabwo azari rimwe mu buzima, tukabona umufatanyabikorwa cyangwa se tukabona undi wundi uturutse hanze nk'ahangaha, umuntu agacaho turi kwisengera akavuga ati reka nsenge, akumva dufite igitekerezo cyo kubaka cyangwa se cyo kuzamura inzu y'Uwiteka, agahita avuga ati kubaka inzu y'Uwiteka ni ikintu gikomeye, agahita ashyiramo amafaranga yiwe kubera ko ubutunzi Imana yumuhaye. Inzu y'Uwiteka ikubaka kubera ko Imana ifite inzira zirenga inyengi ya sipaneti, ifite inzira nyinshi yabicishamo. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko njyewe weho uri aha ngaha nitwe munyambere cyangwa se nitwe ba mbere no kugira ngo uyu murimo twatangiye urangire. Amen. Biteye agahinda birababaje kugira ngo umuntu abe yarihaye intego avuge ngo mu mwaka uyu n'uyu itariki n'iyi igihe nk'iki nzakora iki, byange wongera gufata indi plan ya kabiri. Kandi iyo procrastination ibibaho mu murimo w'Imana ntago ari nziza. Nagira ngo buri muntu wese yikorera umutwaro, ntago mbizi, ariko ratereka nze nkubwire bijya bishoboka yuko umuntu ajya yirwanirira. Hari igihe umuntu yirwanirira akagura nk'inka yirwaniriye, wayigura igahita ipfa wirwaniriye, icyo gihe nta mugisha w'Imana uba urimo. Hari n'ubwo utirwanirira ukagura akanyana ubona ko katazavayo, akanyana kakazakura kazakororoza mu nka hose, ugasanga mu rugo iwawe usigaye ufite ifamu. Iyo ni imigisha ituruka ku Mana. Ariko ushobora kugura ishyo ry'inka nta mugisha w'Imana urimo, zose zikagenda, cyangwa se n'abajura bakaza bakaziba. Amen. Nkuko tubonye ko kwizera kutagira ibintu kuba gupfuye, njye natsinzwe, ariko Imana nifasha bizakunda. Pastor, njye bitewe na situation turimo ntabwo byoroshye, ariko hari nibura Imana nifasha muri iyi minsi mikeya nzazana nk'amabati 2, nzazana nk'andi mabati 2, nzazana nk'andi mabati 2 n'ibinshobokera azarengeho, ariko ntabwo azajya munsi. Haleluya. Haleluya. Hanyuma kuba warakoreye Uwiteka ntabwo bivuze ngo nageze kuri end point. Kuba warafashije umuntu ukamugurira ikaramu agiye ku ishuri ntabwo bivuze ngo uwo mugisha niwe uzagenderaho. Hari indi migisha ukwiriye kongera gukora. Maze rero ikintu nkundira Imana igira igihe cyacyo. Imana igireba ikintu ikavuga ngo ese kuki iki kintu kije, hari n'impamvu kiba kije, sibyo? Wasanga ari wowe kizeye cyangwa se ari ngiye kiziye, wasanga tugiye kugabana imigisha cyangwa se wowe ugiye kugabana imigisha. Si ugabana imigisha wenyine, ahubwo ukagabana no ku rubyaro rwawe. Imana rero ntabwo yitaye kuvuga ngo nene naratanze miliyoni zibaye n'ebyiri byaba byiza. Kuba uvuga ati nzabumva amatafari 5 ubumbye n'icumi byaba byiza. Ntabwo twe twagira kuri end point twumve ko twasoje. Nabo baturi urusengero runini rushyika nk'iriye bumva bakomeza kwagura.
amasengesho yacu arakenewe ndetse no mu mifuka yacu. Amasengesho ntabwo ahagije gusa, n'abareti zacu cyangwa se amakofi yacu nayo arakenewe. Haleluya, amen. N'aya mitungo yacu irakenewe. Dore ibigori biri gusarurwa. Kwizera kutagira ibintu kuba gupfuye. Dore ibigori biri gusarurwa, buri kintu cyose kiri gukorwa. Imana yatanze ishya rwose, nta n'imvura yaguye nibura ngo imyaka yangirikire ku mbuga. Byari gushoboka yuko isarura imvura ikaza ikimara gusarura cyangwa se ikimara kuvungura ikagenda ikabijyamo byose bikaba umuhondo. Wajya no kubigurisha bakubwira ngo ntabwo byemewe kubigurisha kubera ko byabaye umuhondo. Ariko hari ukuntu Imana ijya ibigenza ikaturindira mu bintu tutazi, amashimwe yayo tukayibagirwa. Amen. Haba hariho umuntu ushaka gukorera umugisha ngo umusengere cyangwa se umusabire umugisha twigendere. Ushobora kuvuga ati ntabwo nari naritanze ku murimo w'Imana, cyangwa ushobora kuvuga ati ya ngomba no kongeraho, ariko umurimo w'Imana ugakora. Hari undi uhari? Ntabwo ntinda imigisha, ntabwo imigisha y'Imana ariyo gutinda. Hari undi uhari? Imana iguhereze umugisha. Hari undi? N'igiceri cya senkani kiremewe, yego, n'igiceri cya senkani kiremewe. Hari undi ngo tumusabire umugisha? Hari undi ngo tumusabire umugisha? Mw'abantu mwe muzajya mwitondera amagambo bavugiye hano. Ntabwo pastor ntabwo nayateguye. Nabyutse mu gitondo nka saa 11 n'igice tugiye kwinikiza, mbona sinzi ko bigenze. Mvuye kwinikiza nicaye ku gitanda numva sinzi ibintu binjemo, nanjye nkora uko ntegetswe. Amen, haleluya. Ntabwo nari mbizi. Rero hari impamvu ijambo ry'Uwiteka riba ryamanutse, sibyo? Hari umuntu ushaka umugisha, wireba aho bizaturuka, ugira ishyaka mu mutima, wireba aho bizaturuka. Ubanze wibuke aho Imana yagukuye, cyangwa se wibuke aho ikugejeje, wibuke naho ishaka kugeza. Amasezerano arabagarirwa. Hari undi ngo dusenge Imana twigendere? Yega abantu pastor turabafasha, ubasabire umugisha, basabire umugisha. Ya migisha iboneka mu Gutegeka kwa 2:28 yose baremerweho. Mana ndagushimye ko ushobora byose, ugira neza, urakiranuka, urindiho kandi wahozeho, izina ryo rihimbazwe. Mana uri Imana yavuze tutaravuga, ijambo ryawe niryo ryavuze ngo reka buri kintu cyose kibeho, hanyuma ijambo ryawe rirarema. Ijambo ryawe tujya twemera yuko rijya rikuraho ibintu byose twasamiye. Ijambo ryawe rijya ryubaka, ijambo ryawe rijya risenya, ijambo ryawe rirakomeye. Mana niyo mpamvu nsenze kugira ngo iri jambo twigiye ahangaha ritaza guca mu gutwi kumwe ngo rihinduke mu kundi, ahubwo reka Mwami ryubake imizi cyangwa se rishinga imizi mu mitima yacu. Reka ribe ijambo rihindura, reka ribe ijambo rikora ibitangaza mu mitima yacu, reka ribe ijambo ribasha kudufasha muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Reka ribe ijambo rizadufasha mu gihe cy'ubu ngubu ndetse no mu gihe kizaza. Mana ijambo ryawe ritubwira ngo reka dukorere Uwiteka mu gihe gikwiriye ndetse no mu gihe kidakwiriye, ndetse imigisha yawe iragaragara hari n'itagaragara. Ijambo ryawe rikagira ariko tubwira ngo ndetse n'iyo ucecetse ubukora, kandi ijambo ryawe Mwami riratangaje. Mana turagushimye kubwira ijambo, ngushimiye kubwa buri muntu wese waryumvishe, ngushimiye kubwa buri mwana wese urahangaha, ngushimiye kubwa buri musore wese urahangaha, ngushimiye kubwa buri mukobwa wese urahangaha, ngushimiye kubwa buri mumama urahangaha, abapapa barahangaha, abapasiteri, buri muntu wese urahangaha. Muhereze umugisha Mwami, muhereze umugisha mu buvivi bwiwe, muhereze umugisha mu bana biwe, mu buzukuru biwe, muhereze umugisha mu nshuti n'abavandimwe. Mana muhereze umugisha Mana utagabanyije Kristo, kandi umugirire neza, muremera amashimwe ku buzima bwiwe. Mana ndakwinginze icyumweru nk'iki ngiki kitazava mu rwibutso rwacu. Reka Mwami icyumweru nk'iki ngiki Mwami twongere guhimbaza izina ryawe. Turagushimye Yesu, tugushimiye ko ari wabanye natwe, tugushimiye ko ari wajyanye natwe aho twagiye, tugushimiye ko ari wo Mwami watugiriye neza, tugushimiye kubwa buri kimwe cyose wakoze. Mana ndakwinginze, ngushimiye yuko Mwami n'ibindi byose bisigaye uzabikora kwiyubahisha. Ganza kandi utegeke, kubera kuri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu. Kimwe cyo nari nibagiwe cyo, itorero rya Rugarama Minivamu barabasuhuza. Kimwe rero nateraniye barambwiye ngo nzabasuhuza mu izina rya Yesu.
amwerekezeho ibiganza gusaba umugisha mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi ikomeze kwagura ubwami bwayo.